Kota Izuba Ry'Agasusuruko na Kiberinka bifitiye akamaro umubiri wacu. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze kuri M250 TV. Ikiganiro cyo ni Philosophy of Life. Nkuko bisanzwe tugenda tukibagezaho buri munsi tugaruka ku nama zigiye zitandukanye z'ubuzima. Njyewe ndi Muhire. Ntabwo ibimera ari byo gusa bikenera izuba mu kubaho kwabyo, kandi riraturinda rikanatuvura indwara zinyuranye. Gusa nanone rishobora kudutera indwara turamutse turyitegeje tukarenza igipimo. Nyamara kandi kubera ubuzima tubamo bunyuranye, usanga bamwe bajya ku kazi ritararasa bakavayo ryarenze, kandi ndetse n'aho bakorera batabashije kubona uko baryota. Gusa uko byamera kose byakabaye byiza ushatse akanya niyo kaba gatoya kukota izuba. Nubwo bavuga ngo imiserebanya niyo iri kunda, dore ko umuntu uri kuryota bamuciraho umugani ngo yabaye umuserebanya. Ariko muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe akamaro izuba rifitiye ubuzima bwacu. Mu mimaro rero yo kota izuba ku buzima bwacu harimo kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Itsinda ry'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Edinburgh ryagaragaje ko ikinyabutabire cya nitric oxide kigira uruhare mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso kirekurwa iyo imirasire y'izuba igeze ku ruhu rwacu. Ibingibi birenze kuba izuba riduha vitamine D. Ibingibi birenze kuba izuba riduha vitamine D nk'uko benshi bari basanzwe babizi. Ibingibi bikaba bigabanya ibyago byo kurwara indwara zinyuranye z'umutima nka stroke ndetse n'izindi, nuko bikongera icyizere cyo kubaho. Akamaro ka kabiri no gutuma amagufa aba meza. Bisanzwe bizwi ko vitamine D ifasha umubiri gukurura imyunyungugu ya phosphore ndetse na calcium ikomeza amagufa. Vitamine D igira amoko anyuranye. Rero izuba riturasiye tubona vitamine D3 ishinzwe ibyerekeye calcium mu mubiri. Iyo rero iyi vitamine D ihagije mu mubiri bigabanya ibyago byo kuvunika. Niyo mpamvu iyi vitamine ari ingenzi, by'umwihariko ku bakuze cyane, dore ko amagufa yabo aba agenda n'ayasaza. Akamaro ka gatatu, bifasha ubwonko gukora neza. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Cambridge bwagaragaje ko kota izuba byibuze iminota 15 buri munsi bifasha ubwonko bibwongerera imbaraga zo kwibuka, cyane cyane ku bageze mu zabukuru. Si bo gusa ariko binafasha kuko abantu bose bibafasha mu kwibuka ibintu, kandi bikaba biri kuri gahunda y'igihe byabereye. Akamaro ka kane, bigabanya kwiheba ndetse no kwigunga. Kubura imirasire y'izuba bishobora gutera ikibazo cyo kwigunga, kikaba gikunze gufata abantu mu gihe cy'itumba. Binafata abantu bakora amasaha menshi ahantu hatagera izuba nko mu biro n'ahandi izuba ritagera. Umuti wabyo rero nta wundi uretse kota izuba, kuko ryirukana wa munabi na kwa kwiheba. Ibingibi biterwa nuko izuba riturasiye bituma umubiri wacu urekura umusemburo wa serotonine uzwiho gutuma tugira akanyamuneza. Akamaro ka gatandatu, kota izuba bituma tubona ibitotsi. Izuba riturasiye mu gice cy'amaso bituma umusemburo wa melatonin utuma wumva uhondobera kandi ugasinzira udakorwa, wanakorwa ukaba ari muke cyane. Iyo bwije rero umubiri uhita ubimenya, nuko wa musemburo kongera ugakorwa ku bwinshi, nuko ibitotsi bikaza. Iyo izuba rikurasiye mu gice cy'amaso bituma umusemburo wa melatonin utuma wumva uhondobera kandi ugasinzira udakorwa, wanakorwa ukaba ari muke. Iyo bwije rero umubiri uhita ubimenya, nuko wa musemburo ukongera ugakorwa ku bwinshi, hanyuma ibitotsi bikaza. Iyo umubiri wawe ubicuritse, cyane cyane ku bantu bakuze, niho usanga uryama ukabura ibitotsi, ahubwo ku manywa ukajya uhondobera. Akamaro ka gatandatu, bigabanya ibimenyetso by'indwara ya Alzheimer. Iyi ndwara ikunze gufata abageze mu zabukuru. Ni indwara itera kwibagirwa, hamwe uwo yarembeje yibagirwa n'aho ataha,
izina rye, mbese ukagira ngo ubwonko bwe burahanaguye. Nyamara ubushakashatsi bugaragaza ko kuri bo kota izuba ku manywa hanyuma nijoro bakaryama ahantu hijimye hatagera urumuri na ruke bibafasha kongera kubasha kwibuka. Akamaro ka karindwi, bivura zimwe mu ndwara z'uruhu. Imirasire y'izuba ivura zimwe mu ndwara zifata uruhu nk'ibishishi, ibiheri, ibibyimba, indwara ikunze gufata abana bakivuka cyangwa se abakoresheje imiti myinshi, n'izindi ndwara zitandukanye z'uruhu ziterwa n'imiyege. Akamaro ka karindwi, bifasha abana gukura neza. Niba wajyaga urinda umwana wawe izuba agahera mu nzu, burya wakoze ikosa, kuko kotesha umwana akazuba ka mu gitondo na nimugoroba bimufasha gukura cyane mu gihagararo. Akamaro ka cyenda, nuko byongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri. Ubudahangarwa bw'umubiri buturuka mu ngufu n'ubwinshi bw'insoro zera, kandi izi nsoro zera ziyongera uko twota izuba. Ibi ngibi rero bifasha umubiri wacu guhangana n'indwara cyane cyane ziterwa na mikorobe. Izuba rigabanya ibyago byo kurwara kanseri zinyuranye. Nk'uko twabibonye, izuba rituma tubona vitamine D. Iyi vitamine ikaba ingenzi cyane mu kuturinda kanseri zinyuranye, harimo kanseri y'amabere na kanseri y'amara. Kota izuba bigabanya ku gipimo cya 60% ibyago byo kurwara izi kanseri. Ndimo ngana ku musozo. Nubwo kota izuba bifite akamaro gakomeye umubiri, ariko nanone hari ibyo tugomba kuzirikana. Izuba ry'igikatu, ni ukuvuga nyuma ya saa 4 kugeza saa 10, ni ribi kuko ryagutera kanseri y'uruhu. Izuba rero ryiza ni rimwe ry'agasusuruko ndetse n'irya Kiberinka. Iminota umara kandi uryota nta kindi ukora ntiyakarenza iminota 20 ku munsi. Ahangaha ni ukuvuga wicaye cyangwa se uryamye cyangwa se uhagaze nta kindi uri gukora. Ikiganiro cyo ni philosophy of life, naho ubutaha. Sobanukirwa impamvu kuruhuka gato ari ingenzi cyane ku buzima. Iyi ni M250 TV nk'ibisanzwe, ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu philosophy of life. Ni ikiganiro tubagezaho buri munsi, aho tugenda turebera hamwe inama zitandukanye zadufasha mu buzima. Ngewe nk'ibisanzwe ndi muhira. Mu ndimi z'amahanga ibi bizwi nka sieste cyangwa se nap. Kuruhuka gato ni ingenzi cyane ku mikorere myiza y'umubiri. Nubwo akenshi uzasanga bikorerwa abana, gusa n'abakuru barabikeneye cyane, kuko ari ingirakamaro cyane cyane ku bagenda bagana mu zabukuru, uko baba baryama amasaha makeya mu ijoro. Mu bihugu bitandukanye cyane bishyuha cyane, ni ingenzi cyane kuko bifasha cyane mu mikorere myiza, yaba mu kazi ndetse no mu mubiri. Dore noneho akamaro ko kuruhuka gato ku buzima. Akamaro ka mbere, bigabanya umuvuduko w'amaraso, bikarinda indwara z'umutima. Nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bwashyizwe hanze n'ikinyamakuru Journal of Applied Psychology, bwagaragaje ko kuruhuka gato nyuma ya saa 6 bigabanya ku rugero rwo hejuru cyane indwara z'umutima zibasira udutsi dutoya dutwara amaraso. Ibi ngibi biba binyuze mu kugabanya stress tuba twirirwanye. Gukora sieste cyangwa se nap cyangwa se nyine ka karuhuko gato binagabanya kandi umuvuduko amaraso agenderaho, bityo bikakurinda kuba wakwibasirwa n'indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se bizwi nka hypertension. Akamaro ka kabiri, bigufasha kwibuka cyane. Kuruhuka gato hagati y'iminota 10 ariko itarenze 30 byongerera ubwonko ingufu, bugakorana imbaraga kandi bukibuka cyane ibyo bwabonye. Muri iki gihe uruhuka, ubwonko bwegeranya neza ibyo wabonye cyangwa se wakoze, bityo kubyibuka bikakorohera cyane. Ndabamenyesha ko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abantu bakora nap, sieste cyangwa se ka karuhuko gato bibuka vuba kurusha abatayikora. Niyo mpamvu usanga ibigo binini kandi bikomeye bisigaye bishishikariza abakozi babyo gukora sieste cyangwa se ka karuhuko gatoya.
Muri ibyo bigo bikomeye hari aho usanga borohereza abakozi aho bashobora kuruhukira, gusa kurenza iki gihe nabyo bishobora gutuma ubyuka urushye cyane bityo umusaruro ukagabanuka. Akamaro ka gatatu, bituma wita cyane ku byo uri gukora. Niba ku kazi ubona ibintu byakubanye byinshi cyangwa se uri gukora indi mirimo isaba imbaraga nyinshi, ushobora gufata iminota 10 ukaruhuka gatoya. Ibi byagufasha kongera gusubirana imbaraga zidasanzwe no kwita cyane ku mirimo urimo. Akamaro ka kane, byongera ubushobozi bwo guhanga udushya. Ubwonko bwungukira cyane mu kuruhuka gato kuko nibwo butangira gushyira ku murongo ndetse no kubika neza ibyo buba bwabonye byose. Ibi ngibi byongera ubushobozi bwo guhanga udushya, gutekereza neza ndetse no kwibuka kenshi ibintu by'ingenzi. Akamaro ka gatanu, byongera ingufu ndetse no gukorana akanyamuneza. Iyo urushye cyangwa se utaryama neza, ubushobozi bw'ubwonko bwo kwita ku kintu kimwe buragabanuka, ibikurangaza bikiyongera, bityo ntubashe gukora imirimo nk'uko ubiteganya. Gufata akanya ko kuruhuka gatoya bishobora kugarura akanyamuneza, bikakongerera ingufu zo gukora cyane. Burya nababwira ko udafite aho kuruhukira hihariye, ushobora no gukoresha ibiro byawe rwose ukaruhukaho nk'iminota 10 ubundi ugakomeza akazi kawe. Ibintu tugomba kuzirikana hano nuko aka karuhuko cyangwa se sieste cyangwa se nap nk'uko twabibonye, nubwo igira akamaro kenshi, siko abantu bose bashobora kubona aho kuruhukira. Ku ntebe wicayeho wibanda ku buryo uhumeka winjiza umwuka, uwusohora ukabikora inshuro ziri hejuru ya 20, gusa ukirinda ibikurangaza byose nka telefone, kuganira ndetse n'ibindi. Kuruhuka gato, sieste cyangwa se nap, ntibivuze gusinzira cyane. Niyo utasinzira ariko ukaruhuka biba bihagije. Ikindi, kurenza iminota 30 ntibiba bikibaye sieste cyangwa se nap, biba byabaye gusinzira. Kandi nanone bikuviramo byinshi bibi nko kubyukana umunabi, wacitse intege cyangwa se wumva ubunebwe ari bwose. Ngayo nguko rero, nta handi bibera uretse kuri M250 TV, televiziyo imwe rukumbi ikorera kuri murandasi, ikabagezaho inama zihariye ku buzima. Ikiganiro cyo ni philosophy of life, kigaruka buri munsi.